Muraho neza kandi muraho neza nshuti za NCTV, nizere ko muri amahoro mwese aho muherereye. Nanjye meze neza ndakomeye nta kibazo. Abari muri Amerika n'ubundi nk'ibisanzwe ndabasuhuje, abari mu Burayi nk'ibisanzwe ndabasuhuje, Afurika by'umwihariko ndabasuhuje cyane. Wowe aho uherereye aho ariho hose muri Afurika, wumva ikaze kuri channel yanyu nziza mukunda cyane. Nk'ibisanzwe nongeye nagarutse, ni wa mukobwa wanyu Cecile. Mukomeze mumukunde, mukomeze mumushigikire, mukomeze mumwiyumvemo, twiyumvanemo dutera imbere. Mumeze neza, ndabakunda cyane. Mukomeze mwumve ikaze, kuba atari bakora subscribe nimugende muyikore, kubayikoze namwe Imana ibaheze umugisha. Mukomeze mudukurikire, dukomeze twigane. Nyamuna mujye mwandika muri comment mumbwire ngo dukeneye iki. Jewe ndinde, nge ndi intumwa yanyu, nzabumvira bakorera ibyo mushaka. Kaze rero mwumve ikaze kuri channel yanyu. Nk'ibisanzwe umunsi wa none nongeye kuzana agatopic gato twigana twebwe twese, kadashingiye ku bagore cyangwa abagabo cyangwa abana cyangwa abasore cyangwa urubyiruko. Murakaza neza mwese. Uyu munsi wa none nazanye amagambo 3 gusa, amagambo azwi na mwese ariko mutayaha agaciro. Reka mbabwire ngo nuhaye amagambo agaciro 3 ngiye kukubwira, urashobora guhindura ijuru rito ukarihi isi ukayihindura ijuru rito, cyangwa se aho utuye hose ukahindura ijuru rito, cyangwa se kandi muri aya magambo urashobora guhindura ahantu uri ukahindura ukuzimu bivanye nawe ubwawe. Muze mutubane, wa mugabo we, wa mugore we, wa musore we, wowe wari wese uri gutegera kino kiganiro, uzi ko ushobora guhindura aho utuye ijuru rito cyangwa se ukanahindura ukuzimu. Ni muze tubane, muze mubane natwe. Cyo gusa tubasaba nibisanzwe mudukorere subscribe, niyo nkunga imwe tubasaba kugira tubashe kubana. Timugararambe nyabona. Bimwe zo kugararamba mukavuga ngo ituma subscribers ahembwa amafaranga wenyine. Egira subscribers yawe imwe si ituma igenda ngo duhembwe na YouTube, ahubwo mama mudushigikiye kuri ako kantu gato, nundi nawe agashigira nundi agashigikira. Ubumwe butera imbaraga iyo zabaye nyinshi, hari ico nyine zikora twe mukaba muratwunganiye. Rero murakaza neza, mureke imitima mibi, mureke satani, mudushigikire. Nzozumva ikiganiro twakoze ni cyiza kirakuryoheye, gisharingire bagenzi bawe, twese tubashe kwigana kandi twese dutera imbere. Simbabwiye ngo hano hazaca inyigisho gusa, ahubwo hazaca n'ibindi byinshi by'ingenzi. Mukeneye kumva ubuhamya bwiza bubaka bubaheza ibyiringiro by'ejo, mukeneye kumva umuco, mukeneye kumva biriya byose mwe mushaka, tuzabihacisha kugira ngo tubashe twese kwigana, tuzamure societe yacu, tuzamure umuntu ari wese uzazudukurikira. Murakaza neza. Tugarutse kuri ayo magambo 3. Na magambo asanzwe musanzwe mwumva mwebwe mwese. Muze tubane rero. Dutangire ku ijambo rivuga ngo murakoze. Hari igihe murakoze turifate nk'ijambo rito ryoroshe, ariko murakoze mu buzima ni ijambo rikomeye kandi rigomba guhabwa agaciro. Ijambo murakoze ni ijambo tumenyereye, urashobora kuribwira mugenzi wawe, urashobora kuribwira wo mubana, urashobora kuribwira umwana muto, ariko iryo jambo ni ijambo rikomeye. Kandi iryo jambo nurikoresha kenshi uzasanga wubatse ikintu gikomeye mu bantu muturanye, uzasanga wubatse ikintu gikomeye mu baturanyi bawe, mu nshuti zawe. Kandi uzasanga muri icyo gihe mu gihe ubanye neza n'abandi, societe hehe uzasanga wubatse ijuru rito, uzahora wishimye kubera ko iryo jambo warikoresheje. Reka mbaheze urugero, mukore mbese akantu gato. Gira niba ubana n'umugabo wawe, niba ubana n'umugore wawe, umubwire gusa umunsi umubwira ngo urakoze. Iryo jambo riruhura umutima. Iyo ubwiye umuntu ngo urakoze, yumva amerewe neza akishima. Rero murigerageze muvuge ngo urakoze, uribwire uwo ari we wese, uribwire n'umwana wawe, urumva ubwo rifite imbaraga. Cyangwa ubwire umuntu uwo ari we wese ngo mbwira ngo urakoze, ariko ubwire wewe, wumva uburyo rimeze neza, risoundinga neza. Muri ico gihe uzasanga wubatse ijuru rito muri societe yawe, mu bantu mwegeranye. Iryo jambo murarizi mwese, ariko kenshi timuri agaciro. Ijambo murakoze gerageza urikoreshe mu buryo bwose, yaba ari n'ikintu gitoya yagukoreye, gerageza uvuge ngo urakoze. Iryo jambo rirahagije. Mukore urwo rugero, ubwire mugenzi wawe ngo urakoze, hanyuma muzanyandikire muri comment mumbwire ngo byabyaye iki. Umuntu yumva aruhutse, yumva amerewe neza mu mutima. Ijambo rya kabiri, gerageza ubwira mugenzi wawe ngo ndakubabariye. Gerageza mubabarira abo mubana, gerageza mubabarira abo muturanye mutumvikana, gerageza mubabarira no kantu gato yabarakoze, nko ku mugore niba yaragutonganyije umwana rikakujya. Ni ijambo ritoya cyane ndashaka kugira big deal, ariko gerageza ugende umubwire ngo ndakubabariye. Wumva uburyo utuza mu mutima, wumva uburyo umererwa neza. Ijambo ndakubabariye rigira imbaraga
mu buryo bwo kubakana sosiyete n'abantu mubana. Nubwira mugenzi wawe ngo ndakubabariye, urumva umutima wawe uruhutse, kandi urasanga miliye yawe utuyemo urumva usa nkaho uri mu ijuru rito, kubera ko uraba nta kibazo ufitanye n'umuntu, ugenda nta bwikekwe, ugenda nta gikomere kiri ku mutima. Ijambo ndakubabariye riruhura umutima. Rero iga kuvuga ngo ndakubabariye, gerageza ubikorere ku baturanyi bawe, ubigeragereze ku bana bawe, niba arakana umwana yagukose atakumviye, gerageza ku mutware wawe, gerageza ku mugore wawe. Ibyo bintu nubigerageza urasanga abo bantu muri kumwe wubatse ikintu gikomeye gituma wumva umerewe neza, ukumva usa n'uri mu ijuru ritoya. Kandi mu gihe utari buze kubikora gutyo, uzahorana ikintu ku mutima, uzahorana igikomere ku mutima cyo kumva udashaka kubabarira umuntu ku kantu gatoya mwapfuye. Kandi icyo gihe uzasa n'uwubatse ukuzimu muri wowe, kubera ko uzaza ugenda wumva udatekanye. Gerageza ubwire mugenzi wawe ngo ndakubabariye. Icyo kintu kirahagije. Ikintu cya gatatu, bwira mugenzi wawe ngo ndagukunda. Ayo ni amajambo atatu n'ubundi asanzwe abantu bazi, bumva ngo ndagukunda, ndakubabarira, urakoze. Ayo ni amagambo akomeye ariko abantu benshi tudaha agaciro. Gerageza ubwire mugenzi wawe ngo ndagukunda. Ibyo si ngombwa kubivugaho, kuko mbivugaho buri munsi umunsi ku wundi. Gerageza gusa uwo mubana umubwire ngo ndagukunda. Gerageza ubwire umuturanyi wawe ngo ndagukunda. Gerageza ubwire umuvandimwe wawe ngo ndagukunda. Iryo jambo nta na byinshi norivugaho, kuko buri wese arumva urukundo ni ikintu gikomeye. No mu ijambo ry'Imana baravuga ngo niyo wavuga ku ndimi, niyo waba uri umusomyi, niba iyo waba umeze gute, ariko udafite urukundo, ngumeze nk'icyuma n'ubundi kirangurura amajwi gusa akagenda asakuza nta kintu bimaze. Ikintu rero ugomba kugira urukundo, ukabwira mugenzi wawe ngo ndagukunda. Rero ijambo ry'Imana akenshi rivuga ijambo ndagukunda inshuro nyinshi. Si ngombwa ko nanjye mbisubiramo kuko simbarusha ijambo. Icya mbere gusa nimugire urukundo. Nubwira mugenzi wawe ngo ndagukunda, undi ndagukunda, abo bose wabwiye ngo urabakunda nuzaza ubacamo, uzaza wumva usa n'uri mu ijuru ritoya, kubera ko muhuje umutima, mumeze neza. Nshuti zanjye, nayo magambo atatu nabazaniye umunsi wa none. Nimuyigiremo, yego turayazi twebwe twese, ariko hari ukuntu tutayahesha agaciro. Heza agaciro ijambo ngo urakoze, uheshe agaciro ijambo ndakubabariye, uheshe n'agaciro ijambo ndagukunda. Numara kubihesha agaciro ibyo bintu bitatu, ukabyiyumvamo, bikakubamo, ukabigenderamo, uzumva ko aho uri mu ijuru ritoya. Nshuti yanjye, bigendereho, bizaguha amahoro ibihe byose. Kandi nutabigenderaho, niko kuko kuzimu uzaba wiyubakira utabizi, ugasanga urabangamiwe mu isi kandi wari ukwiye kuyinjoyingiramo ukayishimiramo. Rero murakoze, ni nk'ayo magambo atatu nari mfite. Ku bantu akozeho anejeje, nimukore subscribe ku batayikoze, munasharinga ibiganiro kuko kiri buze gufasha kikamwubaka, asharinge. Murakoze cyane, muri inshuti zidasanzwe, muragahoraho. Bye bye.